Muraho neza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. So ku mbuga nkoranyambaga ibintu ni byiza, ku mbuga nkoranyambaga ibintu biraryoshye. So muribuka mu cyumweru gishize uwitwa Rusine Patrick ni umunyarwenya kandi akaba ari n'umunyamakuru kuri Kiss FM, akaba akorana na Anitha Pendo ubwo yateguraga igitaramo cye Inkuru ya Rusine. Dusubije amaso inyuma gato twibuka ko muri Camp Kigali yari yarakoze indi Nkuru ya Rusine, ubwo ni part 1, indi neta ko ari part 2. Ni igitaramo cyiza cyane yakoze, ahitabiriyemo ibyamamare byinshi cyane tugiye kuganiraho mu kanya. So hari hitabiriyemo witwa Coach Gael, umukire cyane ukomeye nyiri Kigali Universe, na murumuna we Kenny. Hari hitabiriyemo n'abandi benshi cyane bari baje kumusapotinga, ariko mureka tubanze turebe ibyaranze Inkuru ya Rusine ni bihe. Jani mkabaturanyi bajya bambwira yuko mom and dad like bajyaga babibona n'undi ko ibintu byabo bitazakunda tu. Since they are here, and I'm pretty sure they don't understand English, we are going to talk to them on this one. So, Mama, respect to you. So, I remember when I was 3 months, I was sleeping and I heard a voice of my... Okay, muramwibone cyangwa muramwiyumviye uwitwa Rusine ubwo yari ari kuri stage arimo araperforming. So muri kino gitaramo cy'ingo twari tubivuze hejuru, twari tuvuze ko uwitwa Coach Gael, Kenny, Sandrine, Sheza banakoranye kuri Kiss FM, ngo bakaba ari umuyobozi kuri Arabe ku itangazamakuru gikomeye cy'igihugu. So no muri bantu Rusine yari yatumiye hari harimo uwitwa Alyn SANO, yari yatumiye n'uwitwa Anitha Pendo. So byari byinshi cyane, byari byiza cyane ku muri Inkuru ya Rusine. So byari byiza kandi byaryoheye amaso no ku muntu waje kubyitabira. So iki ngiki nicyo dukeneye kugira ngo abantu dusapotingane, no kubona umunyarwenya nk'uwo Rusine Patrick wakoze ibintu nk'ibi byiza wabisapotinze cyane. So hari harimo abantu benshi beza kandi bari kumva ino Nkuru ya Rusine. So ba Coach Gael, ba Kenny, ba Sandrine, Sheza, Alyn SANO na performance, hari harimo ba Babu ndetse n'abandi benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. So byari byiza cyane, nicyo kintu industry yacu ikeneye kugira ngo duhuze imbaraga dukorere hamwe dutezanye imbere, amakuru nakagaruka cyane. Yes. Jani mkabaturanyi bajya bambwira yuko mom and dad like bajyaga babibona n'undi ko ibintu byabo bitazakunda tu. Since they are here, and I'm pretty sure they don't understand English, we are going to talk to them on this one. So, Mama, respect to you. So, I remember when I was 3 months, I was sleeping and I heard a voice of my mom shouting to my dad saying, no, my boy is going to be called Rusine Bahizi Crystal. You know, yes, washobora kumara like 8 days or 8 months witwa Kenny. Umunsi umwe papa we yataha yakumva bimwanze muzabatahe bigayeresha.
And Coach Gael is in the building. Thank you so much for coming. Yeah. Hey, colleagues, Monday is here. Oh, I don't know, it wasn't the first time, but doing business officially, people have to know that you are doing business in Rwanda. He used to giving people money, especially artists, the comedians, the musicians, the dancers. When you meet Coach Gael, $100 on you. You may ask